Alright, muhaye ikaze muri aka gafilime kacu k'uyu munsi keza cyane ko mu bwoko bwa Cypher True Love yitwa Team. Gusa iyi filime yacu itangiranwa n'abantu babiri bari couple, umugabo witwa Paul ndetse na Abby bari bamaze iminsi bakoze mariage. Gusa muri iyo minsi bahise bafata urugendo rwo kwerekeza mu cyaro babasha kuba bareba inzu bari babarangiye. Gusa iyo mariage yabo ntabwo yari yarigeze igenda neza kubera ko umugabo Paul yacaga inyuma umugore we Abby. Gusa Abby yiyemeje kuba yaha amahirwe ya kabiri umugabo we kugira ngo babashe kuba bakubaka umuryango. Niko rero guhita bafata umwanzuro wo kwimuka aho ngaho bajya mu cyaro. Bari mu nzira rero bagenda bajya kuri ya nzu bari babarangiye, baganira no ku byo babyara umwana babyumvikanaho. Babageza kuri ya nzu basanga ni inzu nziza idasanzwe yo mu bwoko bwa VIP, ikontororwa na telefone ndetse na kamera. Babashije kuba batembereza ibyumba biri aho ngaho, bigaragara ko iyo couple yari yishimye cyane muri ako kanya bari barimo batembera inzu. Bakomeza babereka ibyumba bageza n'aho icyumba cy'umwana giherereye babasha kuba bamushyiramo igihe yaba yaravutse. Mu gitondo Abby we yahise ajya ku kazi yakoragaho muri kampani ikomeye, yari umwenjeniyeri ikora ubwoko bw'amarobo. Yarahageze atungurwa no kubona boss we ari umwakiriye. Gusa muri icyo gihe umugabo wa Abby, Paul, we yari yarahagaritse akazi, bari baragiye mu cyaro. Paul yahise asigara aho ngaho mu rugo kugira ngo abashe kuba yakontorora ibintu biri aho. Akigera ku kazi, boss wa Abby yahise abwira Abby ko bafite project yo gukora amarobo adasanzwe kandi ko asanga akuriye mu rugo abohereje. Abby akigera mu rugo yahise abwira umugabo we Paul ko hari kuriye baboherereje bagomba kuba bajya kureba. Batungwa no gusanga ari irobo baboherereje. Paul yahise aryatsa kugira ngo abashe kuba yareba iby'iryo robo. Nuko abaje Abby amubwira yuko ari ku kazi baryohereje kuba barigeragezaho. Rya robo ryavuyeyo rihita ritangira kubibwira ko ryitwa Team, kandi Team bisobanura Technology Integrated Man Servant. Nuko Paul yagize akantu k'ubwoba. Abby ahita amubwira yuko iryo robo nta kibazo riteye, ko ari robo bagiye kuba bageragerezaho barebe ko rikora. Rya robo ryakomeje kuba ryabibwira. Paul yumva ni robo ridasanzwe. Rya robo ryahise risaba password ya accessinga ibintu byabo by'aho ngaho mu rugo kugira ngo babashe kuba bakorana neza. Paul akibyumva aratangara cyane, abasha no kuba yashaka no kwanga yuko rihaguma. Gusa Abby yahise abwira rya robo ko bidakunda ko bazamuha password ikindi gihe bakabasha kuba bakorana. Muri iryo joro Abby we n'umugabo we bahise bajya mu kirori bari babatumiye cyo ku kazi ka Abby. Bahise bakoresha n'imodoka yoherejwe ku kazi kontororwa na rya robo ririyo batwara. Batunguwe no gusanga ku kazi hari andi marobo asa na rya robo babohereje ryitwa Team, kandi rikora ibintu byose ku murongo. Gusa Abby yakomeje kuba yaganiriza boss we amubwira yuko ririya robo baboherereje umugabo we atarikunze yuko riba mu rugo. Gusa boss yahise abwira Abby ko ari itegeko ko buri mukozi wese agomba kuba yacyura robo kugira ngo babashe kuba barigeragerezaho barebe mbere yo kurishyira ku isoko, batarishyiraho batabanjije kumenya uko ayo marobo yabo akora. Baratashye imvura no kugwa cyane, bahise bigera mu cyumba cyabo batangira no kujya mu gikorwa cyabo cy'urukundo. Bakiri muri ibyo, rya robo yitwa Team ryahise ribatungura cyane, usanga barimo bakora bwombo ritari babwira ko hari ikibazo, ko umugore arimo aratera umutima cyane, aketse ko hari ikibazo cyabaye kuri uwo mugore. Bahise baseka cyane, gusa bahise barisohoka ati sohoka wa mukinga. Muri icyo gitondo bahise batungurwa no gusanga rya robo ryitwa Team ryateguye juice yo kuba bakoresha nka breakfast muri icyo gitondo. Gusa Paul arimo ategereza rya robo abona robo idasanzwe. Muri ako kanya umuturanyi yahise akomanga. Abby agiye kureba asanga niwe, anjye amuhereza impano yuko yari ari kubaha ikaze mu rugo. Yagerageje kumuha yamubwira aze abahuza n'umugabo we. Gusa Rose yahise abwira
Abi ko yigeze kuba yahura nawe mu we ryinshi Rose yari afite yahise yegera ku mugabo we atangira kuba yamubaza impamvu atamubwiye yuko yahuye n'umuturanyi wabo Rose. Gusa Paul yahise abwira Abi ko nta birenze bigeze guhura ari muri siporo ya mu gitondo muri Mucaka, abasha kuba yamusuhuza amuganira amubwira ko aribo bimukiye aho ngaho. Rya robo ryitwa Tim ryahise komeza rirababwira ati nibarihe password yo kwesitinga ibintu by'aho ngaho mu rugo kugira ngo babashe kuba bajya bakorana neza. Paul yagerageje no kuba yabyanga. Abi we yahise abwira Paul ko agomba kuba yatanga password bose kugira ngo umubano wabo ubashe kuba wakomeza bizeranye. Paul akibyumva ko umugore we yakomeje gufunga umutwe yahise atanga password kuri rya robo. Rya robo yo yahise basubiza ko ari byiza cyane kandi ko haramutse havutse n'ikibazo bakoresha password. Yahise bibabwira muri iryo joro bahise bareba agafilime, gusa ku ruhande Abi yaritegereje abona rya robo naryo ririmo riritegereza ya filime. Yahise arihamagara kugira ngo ibiyunge barebane filime. Paul we ntiyakundaga n'ibintu by'ifilime z'inkundo yahise anisinzirira. Gusa rya robo ryarebanye filime n'amatsiko menshi, bigaragara ko ari ubwa mbere ryaribonye ibintu nk'ibyo ngibyo. Abi yarabibonye arangije ahita abaza rya robo ryitwa Paul ati wabonye iyi filime gute? Paul nako rya robo ryitwa Tim ryahise risubiza Abi ko ryayibonye neza kandi ko naryo ryifuza umuntu warikunda. Yatunguwe no gusanga Paul atari mu rugo, abajije rya robo aho umugabo we Paul ari. Rya robo yahise risubiza Abi ko umugabo we yagiye kandi ko yakuyeho telefone. Barakwereka umugabo we yari ari mu nzira aza ataha, yasanze Abi ari muri bathroom, asanga Abi yarakaye arangije amubaza ati se wiriwe he? Umugabo yasobanuriye Abi ko yari avuye kuri kampani yari yarasabyemo akazi kugira ngo arebe uko bimeze. Abi yabajije umugabo ati se wowe kubera iki telefone yari yavuyeho ni ukubera iki? Umugabo yabashije kuba yasobanurira Abi ko telefone byageze aho ikamuzimana kandi ko yahuye na wa mugore w'umuturanyi wabo Rose. Abi yagaragaje akantu k'ifuhe gusa byaje kurangira. Muri icyo gihe rero Abi mu gitondo yaje kubona umugabo we ari hanze mu turimo tw'amaboko, biramushimisha. Gusa mu kwitegereza yaje kubona wa mugore Rose amuzaniye igiti kugira ngo abashe kuba yagitera. Arangije yarafushye atangira kuba yatunganya n'umugabo we cyane, amubaza ibyiwe na kururu n'uriya mugore baturanye. Umugabo Paul yasubije Abi ko nta birenze ko yaramuzaniye igiti kuba yabasha gutera. Muri ako kanya Abi yabashije kuba yajya ku kazi, gusa yibutse yuko agomba kuba yahamagara ku bitaro aho babakurikirana mu buzima bwabo kugira ngo babashe kuba bamenya n'ikibazo baba bafite kugira ngo babyaye. Yatunguwe no kubona rya robo rihise rifata telefone yacyo bivuga ko agiye kubahamagara, bitari bahamagara ribaza ibintu byabo ukuntu bimeze. Yumvise ukuntu robo rimwigana n'ijwi rye aratungurwa cyane, gusa yabibonye ko nta birenze. Icyo gihe Abi we yari agiye no mu mahugurwa i Londres mu murwa mukuru, avuye aho ngaho bari batuye mu cyaro. Arangije baramwishimira cyane bamuha n'indabyo arazitahana. Azigejeje mu rugo rya robo ryitwa Tim ryafashe za ndabyo ribasha kuba ryarishyira no mu ivaze. Rya robo ryitwa Tim ryahise ribwira Abi ko umugabo we yagiye kandi atari yagaruka, yasize na telefone. Abi yaratunguwe cyane no kumva ibyo bintu Tim yari abashije kuba yamubwira. Muri ako kanya Paul we yahise aza asanga umugore we Abi yarakaye cyane, ahita amubaza impamvu yagiye agasiga na telefone. Gusa Paul we yahise abona yuko ari rya robo ryitwa Tim ribashaka kuba ryabateranya mu mubano wabo. Nuko umugore Abi akomeza kuba yatunganya umugabo impamvu agenda agakuraho n'amatelefone ko abasha kuba yajya kuba yakominikana n'uriya mugore Rose w'umuturanyi. Umugabo yakomeje kuba yabihakana. Abi agiye kureba muri garderobe y'imyenda yaje gutungurwa no gusanga harimo
agakufi keza cyane, arangije aripanga ahita anagasuzamo n'ibyishimo byinshi kugira ngo umugabo we akazanye. Paul we yahise ajya kuri kamera ajya kureba amashusho yabashije kuba yafata, asanga harimo ishusho Tim arimo afata imyenda y'imbere arimo yihumuriza y'umugore we Abby. Yahise anafata akavidewo kugira ngo abashe kuba yabyereka umugore we. Byamwanze mu nda ako kanya igitaraganya, yahise abwira Tim ko agomba kuba yajya ku kazi ka Abby. Agerageje kuba yakatsa imodoka yabo bakoreshaga ibasha kuba yakwanga, arangije ahita ajya muri ya modoka ikontororwa na rya robo cyitwa Tim. Ari mu nzira abwira umugore we ukuntu ibintu bimeze, agiye kuza kuba yamwereka, ahita atungurwa no kubona imodoka ifite umuvuduko mwinshi udasanzwe yakontororwaga na rya robo. Gusa bidatinze yabashije kuba yakora n'impanuka kubera ko ari rya robo ryari bikoze. Ako kanya bahise bakwereka ko Abby yahise ajya kwa muganga kujya kureba ko umugabo we amerewe. Yari yabashije no kuba yarokoka yamanuka. Umugabo we cyagera yabasha kuba yabwira Abby ko abasha kuba yava muri iriya nzu, ko ari ririya robo ryabikoze ryateye iriya mpanuka. Gusa Abby we ntiyabyumvishaga neza, akomeza abwira umugabo we ko ari robo ritagira kandi n'amarangamutima, kuba ryakora ubugome, kuba yakora impanuka bibigizemo uruhare. Gusa Paul we yakomeje kubona umugore we yinangiriye, arangije aramwihorera abwira Paul ati agiye kujya kuzana ibikoresho akeneye. Umuturanyi Rose yaje kureba uko umugabo amerewe ndetse na Rose atungurwa no kubona irobo ryo rimukinguriye. Ako kanya umugore Rose yahise atangira Abby kuko yari asanze adahari kugira ngo amubwire ibyabaye muri urwo rugo. Rose we nako Abby mu kwitegereza abona Rose yambaye ka gakufi. N'umujinya mwinshi yahise akeka ko umugabo we ari we wahaye gakufi Rose. Nuko rya robo acyagera ryabashije kuba ryamutunganye cyane, rimubaza impamvu yagerageje kuba yazimya rya robo. Nuko irobo rihita rimwereka akavidewo kafashwe ko umugabo we yari arimo amuca inyuma kuri wa muturanyi we Rose. Abby yarikubise cyane ahita yigira mu cyumba n'umujinya mwinshi n'uburakari. Gusa akomeza kuba yagerageza kuzimya rya robo biranga. Abby yari yivumbuye, atungurwa no kubona umugabo we aza yihuta cyane amubaza ati kubera iki utaje kumutwara. Rose yari yarakaye, arangije aramubwira ati wowe utinyuka kongera ukanca inyuma kandi ko twasezeranye ko utazongera. Bahise bamwereka videwo yafashwe na kamera ko yarimo amuca inyuma. Wa mugabo yarabihakanye cyane, agerageza kuba yabwira Abby ko atari we uri muri iyo videwo. Abby n'umujinya mwinshi yahise abwira wa mugabo we ko kuba yabasha kuba yaba aho ngaho muri iyo nzu, ngo biragaragara ko Abby ari we wari ufite amafaranga menshi kuba yaramwirukanye aho ngaho muri iyo nzu. Akigera mu mujyi yahise ahamagara umuturanyi wabo maze amusobanurira ukuntu byagenze, ko Abby yamwirukanye aho ngaho mu mujyi kandi ko yamufasha kuba yarinda umugore we, umucunga hatagira izamubaho. Gusa Paul yahise yongera ahamagara umugore we Abby amubwira ukuntu ibintu byagenze igihe bari bagiye, ko umuturanyi wabo Rose amusobanuriye akamubwira yuko rya robo ryabashije kuba ryamwinjirana mu nzu, aje kubareba uko bimeze ribasha kuba ryamuha n'agakufi. Gusa yari azi ko yahamagaye umugore we, kumbi ni rya robo ryari ryitabye telefone kuko ryari rizi kwigana umugore we. Paul yaragarutse kugira ngo abe yabasha kuba yafata umugore we akinjira. Rya robo ryamukubise inyuma rimukubita igitiyo, rirangije rimuzirika n'amaboko inyuma, rihita rimushyira muri bathroom yari irimo amazi, atangira kuba yamera nkeri. Gusa muri ako kanya ryabashije no kuba ryamwica. Abby nawe icyo gihe yaratashye yiviriye muri mucaka, gusa afite n'agahinda kenshi bitewe n'ibyo umugabo yari yamukoreye. Ntiyari yaravutswe icyari cyabaye ko irobo yitwa Tim ryari ryabashije kwica umugabo
wiwe. Gusa Abby yakomeje kuba yapureyinga ya videwo, arebye abona ku ruhande hari indabyo, kandi rya rugo ryari ryamubwiye yuko ibyo bintu Paul yakoze yabikoze igihe yari yagiye i Londres. Ibuka ko ziriya ndabyo yari yazikuye mu mujyi muri ya mahugurwa, abona ko harimo ikintu kidasanzwe, biramucanga. Arakwereka Abby yahise afata telefone kugira ngo ahamagare ku isoko abaze umuntu wari wabashije kugura ka gakufi. Ahamagaye amubwira ko ari umugabo we wari waje kugura ako gakufi. Gusa bamubwiye ukuntu umugabo we yari ameze, amubwira ko ari umugabo ufite imisatsi ya blonde. Akibyumva yumva ko ari rya rugo ryagiye kuba ryagura ka gakufi, aratangara cyane. Akomeza kuba yababaza, bamusobanurira bamubwira yuko ari umugabo we wabikoze. Noneho Abby ahita avumbura ko ari we wahaye ka gakufi wa muturanyi wabo Rose, ko ari rya rugo ryakamuhaye. Mu bitekerezo byinshi yibaza, yahise ajya muri jaride kugira abashe kuba yakiruhukira. Ahageze yatunguwe no gusanga hari ahantu hacukuwe vuba. Acukuye asanga harimo umugabo we. Arumirwa cyane. Icyo gihe irobo ryari ryaramukurikiye, rirangije aramubwira ko ryakoze ibintu bikwiye, ko byagombaga kwica umugabo we kuko yarakomeje kujya amuca inyuma. Abby n'ubwoba bwinshi yaratunguwe cyane. Arangije abwira irobo ati ni wowe wakoze biriya bintu se? Nuko irobo rikomeza kuba ryamubwira ati njyewe wabikoze, ariko nyine nakoze ibikwiye. Abby n'ubwoba bwinshi yahise yirukanka ajya guhamagara polisi. Abby arabibona, rimurusha imbaraga, rikubita ikintu abasha kuba yagwa hasi. Abby akibyuka yasanze ari mu cyumba afite hangover, yakomeretse. Gusa rya robo yari yagiye kumushuriza amazi muri bathroom kugira ngo abashe kuba yanakoga. Abyutse abona hari n'indabyo ndetse n'amabuji adasanzwe, bigaragara ko bakunda. Akigenda atungurwa no kubona rya robo ryamutangiriye, ahita afata igitiyo kugira ngo abashe kuba yagikubita rya robo. Gusa irobo ryo ntabwo ryari ryabasha kuba ryagira ikintu riba, kubera ko ryari riri robo. Wa muturanyi wabo Rose yararebye kuri ya nzu yabo, abona amatara arimo araka yizimya yaka yizimya, ahita abona yuko hari ikintu cyabaye. Rya robo ryahise rizirika Rose wari ugerageje gucika, ahita amubwira ati wowe uri umuntu ufite kuba wabaho igihe gitoya ukava muri ubu buzima, ariko njyewe nzabaho iteka ryose. Ahubwo ngiye kuba nagerageza kugusiba ibitekerezo byawe byose. Yaramufashe kugira ngo agerageza kumusiba ibitekerezo, rihita rifata n'ibinini byinshi rihita rimushyira mu kanwa kugira ngo babashe kuba byamwica. Bize kugaragara ko yari yiyahuye. Ako kanya Rose yahise aza kureba ukuntu bimeze, ahita abaza rya robo ryaje kumukingura ati Paul ameze gute n'umugore we? Nuko rya robo rihita rimusubiza ko badahari, irangije rihita rikingaho n'umujinya mwinshi. Abby yagerageje kuba yakihambura aho ngaho rya robo ryari ryamuzirikiye, arangije ahita afata umushyo w'icyuma kugira ngo abashe kuba yatera rya robo. Ariteye abona nta cyahindutse, kubera ko nyine ryari irobo ritabashaga kuba ryapfa. Irobo ryakomeje kuba ryatunganya Abby, rimubwira yuko bidashoboka kuba yagira ikintu cyose arikoraho. Rose yarabonye ko hari ikibazo, yaraje ahita agonga ikirahure cy'iyanzu kugira ngo arebe, asanga rya robo riri kujya nabi. Abby afata icyuma ahita agitera rya robo, gusa nyine ryari robo ntabwo ryari kubasha kuba ryapfa. Abby yaratunguwe cyane no kubona rya robo rihise ryica ako kanya wa muturanyi wabo Rose. Abby yahise abwira rya robo ko ibintu riri gukora bitari bubashe kuba byabicika, kubera ko riri gukora ibintu bibi. Nuko rya robo ritaribwira Abby ko n'ubundi ryigize nka Abby, ko ibimenyetso byose biriho ari bikumwe, bigaragara ko ari ibya Abby. Ryahise rifata Abby rimutera akajuwiga, rimanika hejuru kuri bariko y'inzu yari iri hejuru kugira ngo ribashe kuba ryamwica. Rikomeza kuba ryabwira Abby ko rigiye guhamagara polisi, rikavuga yuko Abby agiye kwiyahura kubera ko ibikorwa yari amaze gukora byo kuba ryahemukira abantu, ko rifite n'ubushobozi bwo kuba bwakwigana Abby, akaba ariyo mpamvu rimubwira ko rigiye gukora
ibyo bintu byose. Abi arebye hirya no hino kugira ngo abashe kuba yakirwanaho, birangije riramubwira ko ryahinduwe na password ikomeye atabasha kuba yavumbura ngo avuge. Irobo byakomeje rimubwira ati njye kurekura aha ngaha hasi biraza kugaragara ko wiyahuye. Ryahise ribwira Abi ko rimukunda. Abi mukugira n'ubwoba bwinshi kugira ngo abashe no kuba yakirwanaho atabizi. Iryo robo rimaze kumubwira ko rimukunda, yahise atungurwa no gusanga nawe ahise avuga ko nawe arikunda. Akivuga yuko arikunda nawe, rya robo ryahise risinzira. Kumbi yariyo password rya robo ryari ryarahinduye. Gusa byagaragaye ko bose bari bituye hasi, ariko ntibituye hasi kubera ko Abi we yahise afata igikuta cy'inzu, arangije abasha kuba yarokoka, arangije arahita azamuka. Akivayo yavuyeyo yishinja amakosa menshi ko ari we wakuriye ibi bintu byose byo kuba yaremeye ko iri robo ryaguma, ntiyabasha kumvira umugabo we. Akishinja ibyo bintu byose yahise abona isaha communicating n'ibintu byose byatse icyatsi, bimuha message y'uko kwa muganga basanze ibisubizo byabo batwite. Abi nyine yarishimye ariko aba ukuntu yabigenza. Gusa se ninde wari wamutera inda? Ni robo se cyangwa ntabwo ryari robo, yari inda y'umugabo we Paul. Gusa nyine nanga dusoje agafilme kacu k'uyu munsi, ndagushishikariza wowe utarakora subscribe kuyikora kugira ngo tujye tubana udufilme twacu twiza dushyiraho ndetse turimo n'inyigisho. Ciao.